Ibihe byiza cyane, reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza. Aho muherereye hirya no hino hatandukanye nk'ibisanzwe muri kumwe na Dani. Mu biganiro byacu n'inkuru zitandukanye, ni urupfu rw'umubyeyi witwaga Uwera Fabiola w'imyaka 30, bivugwa ko yishwe n'umukozi wo mu rugo wamufashaga akazi ko mu rugo. Birumvikana ni inkuru iri kugenda igarukaho cyane, ariko nanone abantu benshi bagashengurwa n'urupfu rw'uyu mubyeyi. Navuga ko urupfu rwe rwabaye amayobera ndetse rugatungurana cyane. Gusa iperereza riracyakomeje kugira ngo habashe kumenyekana nyirizina icyagize uruhare cyangwa se icyateye urupfu rw'uyu mubyeyi, nubwo abantu batuye hafi y'aho uyu mubyeyi yari atuye bagenda bagaruka ku mukozi wamukoreraga akazi ko mu rugo, bavuga ko ari we wagize uruhare mu rupfu rw'uyu mubyeyi. Inkuru yacu reka tuyirambure. Umubyeyi witwa Uwera Fabiola wari uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, yari yarashakanye na Theogene w'imyaka 27. Birumvikana ko bose bari bakiri mu rubyiruko, nubwo bivugwa ko bari bafitanye abana, ariko birumvikana ko bari bakiri batoya. Burya iyo umuntu atararenza imyaka 35 biba byumvikana ko akiri mu rubyiruko, abataragera mu myaka yegeye hejuru. Rero birumvikana ko umugabo yarushwaga n'umugore we imyaka igera kuri 3 yonyine gusa. Hanyuma bari batuye cyangwa se batuye mu murenge wa Mayange, ni Bugesera kandi nanone. Ariko Bugesera kuki Bugesera ikomeje kugenda ivugwamo ubugome, ubwicanyi nk'ubu ngubu? Kuki Bugesera? Ntabwo bisanzwe hano mu ntara y'Iburasirazuba, by'umwihariko muri Bugesera. Kugira ngo ni mu murenge wa Mayange, birumvikana mu kagari ka Gakamba, umudugudu wa Rukura, niho ibi byabereye. Amakuru rero avuga ko byabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu, ahagana mu ma saa 12 z'umugoroba nibwo aya makuru yamenyekanye. Ariko ngo abana bavuye ku ishuri, bageze mu rugo basanga urugi rurakinze. Basanze urugi rukinze, babura aho banyura nyine binjira. Gusa amakuru nabashije kumenya nuko hari abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko babonye umukozi wo mu rugo asohoka muri uru rugo, ariko atwaye matera. Uyu mubyeyi rero uburyo basanze yapfuyemo, bavuga ko basanze aryamye ku buriri, ariko yakubiswe ikintu inyuma doko hafi, ndavuga nko mu bitugu inyuma, hafi ni doko ku mutwe w'inyuma, hagana ku gikanu. Basanze ariho yakubiswe ikintu, bakeka ko nyine aricyo cyamuteye urwo rupfu, nubwo iperereza rigikomeje. Hanyuma bagerageje gukora ibishoboka byose ngo bahamagare uyu mukobwa. Umukobwa ntiyabafata kuri telefone, ndetse bagerageza no kumushakisha baramubura. Amakuru rero akavuga ko byashoboka ko uyu mukozi wo muri uru rugo w'umukobwa, ngira ngo hari abo numvise bavuga ko yari afite imyaka 20, mva ko nawe yari muto. Ariko amakuru akavuga ko impamvu atafashe telefone cyangwa se icyatumye ava mu rugo akagenda, yaba afite uruhare runini mu rupfu rw'uyu mubyeyi. Bamwe bakagenda bavuga bati, mw'abantu mwe, abantu ni ukwitonda mu gushaka abakozi baza kubakorera akazi ko mu rugo, kubera ko harimo bamwe muri bo bafite mu by'ukuri ingeso cyangwa se bafite imico itari myiza. Nubwo iperereza rigikomeje, ariko abenshi bari guhuriza kuri uyu mukozi wabakoreraga akazi ko mu rugo, bavuga ko yaba afite uruhare mu rupfu rw'uyu mubyeyi. Agahinda gakomeye. Ngira ngo kuri Theogene bashakanye, birumvikana asigaranye igikomere gikomeye,
kuko akimara kumenya iyi nkuru mu by'ukuri byabaye umubabaro mwinshi. Birumvikana aracyari mutoya ku myaka 27. Ni umugabo navuga ko yahuye n'igikomere gikomeye. Gusa icyo kuvuga cyo ni uko twakihanganisha uyu Theogene ndetse n'abana bari bafitanye babaye imfubyi kuri mama wabo, ndetse tunihanganishe n'umuryango wose muri rusange, kubera ko kubura umwana wabo ntabwo byoroshye. Ku myaka 30 yonyine gusa umuntu agapfa urupfu nk'urwo rw'amaherere. Bikavugwa ko uyu mukozi ashobora kuba yacunze nyirabuja ari kuruhuka asinziriye, akamukubita icyo kintu bikaza kumuviramo urupfu. Mu by'ukuri n'agahinda gakomeye. Inshuro nyinshi hari inkuru tujya tugenda tugarukaho, ngira ngo hari n'indi nkuru n'ubundi nageze mbagezaho y'Iburasirazuba, ahavugwaga n'ubundi umukozi wo mu rugo ushinjwa kwiba abana akabajyana, akabashyira umuntu wabaga yabamutumye kugira ngo babacuruze. Ngira ngo muri iyi minsi hakomeje kugenda hagaragara nyine ibibazo bigiye bitandukanye hagati y'abakozi ndetse n'abakoresha, cyane cyane bo mu ngo. Muri iki cyumweru n'ubundi nabagejejeho inkuru hariya mu Ngororero, ngira ngo ni murenge ni za Gatumba hariya mu ntara y'Iburengerazuba, aho umukozi n'ubundi we yahemukiwe na nyirabuja. Ariko birumvikana ni amakimbirane n'ubundi ari hagati y'umukozi n'umukoresha, aho umukobwa yaje gusukwaho amazi na nyirabuja ngo nuko asanze atarateka ibyo kurya. Ngira ngo ni inkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, aho umukobwa yari ari mu bitaro ndetse bigaragara ko yangiritse ku buryo budasanzwe. Rero mw'abantu mwe ntabwo ibintu byoroshye, ngira ngo kandi uwakoze ibyo bintu ntabwo ari umuntu wavuga ko atajijutse, kuko ni umuganga wavuraga mu bitaro, niwe wakoze ayo mahano yo gufata amazi ashyushye akayasuka ku mukozi we, amuziza ko yatinze guteka. Rero nyaboneka hano mushaka abakozi bo mu rugo ni ukugerageza kwitonda, ukabanza ukamenya ngo umukozi ngiye gushaka ese aderesi ye ni iyihe, ni muntu ki. Urumva ko ari ikibazo gikomeye. Rero uyu mukozi wakoze ibi bintu, nk'uko amakuru aturuka hariya i Bugesera umurenge wa Mayange ari kugenda bigarukaho, aracyarimo gushakishwa kubera ko bagerageje kumuhamagara kuri telefone ntibamufatisha neza. Ariko reka twizere ko azafatwa. Iyi nkuru tuzakomeza kugenda dukurikirana ibyayo, ndetse tuzakomeza no kugenda tubagezaho amakuru twagiye dutohoza hirya no hino, tumenye neza niba uyu mukozi ari we wagize uruhare mu rupfu rw'uyu mubyeyi, kandi icyaha nikimuhama nyine azakanirwa urumukwiriye nk'uko amategeko abiteganya. Gusa bamwe mu bakoresha abakozi bo mu rugo batangiye kugira ubwoba, bavuga bati niba abakozi batangiye kwivugana ba nyirabuja cyangwa se abakoresha babo, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero reka nsubikira hano iyi nkuru yacu mbibutsa ko ibi ngibi byabereye hariya n'ubundi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, hanyuma akaba ari mu kagari ka Gakamba, umudugudu wa Rukura. Uyu mubyeyi rero akaba yitwaga Uwera Fabiola, ku myaka ye 30, akaba atakiri kuri iyi si y'abazima. Imana ibamugisha. Ndabashimiye mwese abakomeza kugenda mukurikirana inkuru zacu, haba abari mu Rwanda ndetse n'abadukurikirana bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana ikomeze ibagirire neza mu byo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi.